aha turi cyangwa se ahandi ni kuri Kazana. Ni ubwa mbere tuvuze ahantu amazina yaho ikigo cy'ubucuruzi kitamamaza kuri Jaras Official TV. Aha hantu rero iyi Kazana niyo Ishimwe Dieudonné Monsieur Gana Ishimwe Dieudonné yiyakiriye n'umukunzi we Madamu Iradukunda Elisa. Aha niho baje kwiyakira bavuye mu mategeko. Impamvu mbise bwa n'undi nkamwita Madamu nuko umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rusororo mu karere ka Gasabo niho basezeraniye ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane. Niho basezeraniye bemeranya kubana nk'umugore n'umugabo akaramata. Igikorwa cy'umurenge cyangwa se igikorwa cy'umurenge cyabo cyabaye kuri uyu munsi, ariko mu by'ukuri ntabwo ari gishya, ni ibintu bimaze igihe, ariko nk'uko mubizi abeshi habayeho inzitizi nyinshi. Wa mugani wa Rehoboth niwe wavuze ngo bahuye na byinshi bibi bitashoboraga guhuzwa n'ubukwe bw'uyu munsi. Rero uyu munsi nibwo basezeranye mu buryo bw'amategeko mu murenge. Twagiriwe ubuntu cyangwa se twagize amahirwe ubu bukwe tubuserukamo tubuzamo nk'abatumirwa. Ntabwo twaje nk'abavumba, twaje nk'abatumirwa kubera yuko ni inshuti n'umuryango. Iyo umuntu atumira avuga ko atumiye inshuti n'abavandimwe. Ngeraho nari mu cyiciro cy'inshuti, abavandimwe nabo bari bahari. Ni ubukwe butitabiriwe cyane ukurikije n'amazina yabo. Twibutsa abanyarwanda ko Iradukunda Elsa ni Miss Rwanda 2017, hanyuma Preskide nawe akaba ari umusore uzwi wamenyekanye nk'umuhanzi, ariko kandi ni nawe wateguraga Miss Rwanda mu kintu cyitwaga Rwanda Inspiration Backup. Rero nubwo ari amazina manini azwi, ntabwo ubukwe bwo bwitabiriwe cyane n'abantu benshi kuko bwagize ubwiru kubera impamvu nyinshi zitandukanye. Bibiliya iravuga ngo ubukwe bwubahwe na bose, ariko ikintu Imana yashyizeho umukono ikavuga ngo ubukwe bwubahwe na bose, shitani nayo ihita ihaguruka n'imizi n'imigara. Rero ubukwe bwabitswe cyangwa se bugirwa ubwiru kugira ngo hatazazamo kidobya imwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rero nyuma yo kuva mu murenge wa Rusororo nk'uko muri kubona mu mafoto, aho Iradukunda Elsa yemeye kubana nk'umugore n'umugabo na Ishimwe Dieudonné, na Ishimwe Dieudonné akemera kubana nk'umugabo wa Elsa akaramata, bakazatandukanywa n'urupfu. Abantu n'iki basezeranye ntabwo bikivugwa cyane, ariko basezeranye ivangamutungo. Ntabwo ari ivanguramutungo se ngo cyangwa se ivangamutungo mu hanoya, basezeranye ivangamutungo usesuye cyangwa se wose. Ibyabo byose naho ngaho biri, nta handi byabereye, ni mu murenge wa Rusororo mu karere ka Gasabo. Uyu murenge uherereye he rero? Uherereye hirya y'icyicaro cy'ingoro ya RPF, nyine birumvikana ni Rusororo, hafi ya muri ibyo bice ni Rusororo niho umurenge wabereye. Ubukwe nabwo ni vuba, nyuma y'urubanza azaburana ku itariki ya 10, nagira amahirwe akarutsinda, nta kindi kizakurikira n'ubukwe. Birumvikana ko bihinduye isura yagenda nka bwana, ntabwo yagenda nka Mr. no, yagenda nyine nka Monsieur, yagenda nka Monsieur Ishimwe Dieudonné. Ni ubukwe bwavuzwe mu buryo bw'ubwiru. Abantu bagerageje gushaka amafoto n'amashusho biranga. Umuryango niko nyine wabyifuje. Buriya iyo umuntu ari mu manza ntaba yigenga, ariko kandi nanone iyo yagize ibirori nk'ibi ni uburenganzira bwe, yemerera abashaka agahakanira abo ashaka. Nari navuze ngo ubukwe ya tariki ya 24 mu bukwe nyirizina bwarahagaze, nta kirahinduka, kubera yuko iyo hatabaho urubanza n'ubundi umurenge ntabwo ari kuba kuri iyi tariki, ahubwo umurenge wari kuzaba muri ariya matariki y'ukwezi kwa gatatu, hagati y'amatariki 10 no kuzamura hagati. Ariko ibi byose bibaye huti. Aba bantu ni bantu ki? Aba bantu Miss Elsa ni Miss Rwanda 2017, ariko kandi nyuma gato yaje gukundana na Ishimwe Dieudonné
bategura ubukwe bwabo bwari kuba mu kwezi kwa munani 2022 nk'uko mubizi. Ayo matariki cyangwa se uko kwezi Ishimwe Dieudonné yari mu mvuto aho yari ari muri gereza ya Nyarugenge, ntabwo byashobotse. Ariko kandi Imana iyo yavuze iba yavuze, Imana yivuze yego ni yego, ntaho ya ibaho. Nubwo uriya mwaka washize batasezeranye nk'umugore n'umugabo, ariko kandi mu gihe gikwiriye gisohoye barasezeranye mu kwezi kwa gatatu, ku itariki ya gatatu y'ukwezi kwa gatatu. Ni mu cyumweru kimwe uyu mugabo agatangira inzira y'ubutabera. Twe dukurikirana ubukwe, tugakurikirana urubanza, ibyiza n'ibibi turabikurikirana. Buriya nk'umushinjacyaha mu rubanza ni ibyiza kuko nyine abari mu kazi. Umuburanyi we rero we iyo ari kuburana, umuburanyi we ni bibi, ariko nta kundi turi hano mu nyungu rusange. Reka tubizeze ikintu gikomeye, tuzabakurikiranira uru rubanza, tuzagerageza dukurikirana urubanza rwa Ishimwe Dieudonné kugera rubaye itegeko. Ikindi tuzakurikirana ubukwe bwe paka habayeho igikorwa cyo gutwikurura. Ubu bukwe mu ba Miss b'inshuti za Elsa nagerageje kubona, nabonyemo Iradukunda Liliane, Miss Rwanda 2018, Miss Rwanda 2018, ndetse na Ingabire Grace nawe yarari muri ubu bukwe. Ariko kandi ni ubukwe mu by'ukuri imbaraga nyinshi bari bazishyize ku muryango. Bwitabiriwe na Monsieur Eric Forzabet, namubonye, nabonyemo Bubu, nabonyemo Ian Collection, nabonyemo abavandimwe, nabonyemo abanyamategeko be Maître Nyembo Emerine na Maître Nyembo Emerine ndetse na Maître Kajo Kangabo nabo nababonye. Ni ubukwe bwari mu bwiru bikomeye. Abanyamakuru bagerageje kuza koko, haje abanyamakuru isinzi, ubukwe bwakajijwe kurusha bwa gafaranga. Ariko se Jarasi yinjiye nawe nk'umuvumba 10 nuko umutumirwa yari umwe, yari Nkundineza Jean Paul. Abandi bose oya, umutumirwa yari Jean Paul Nkundineza. Ariko kandi reka ubukwe bwubahe na bose, ntabwo ubundi ibirori biravugwa, ariko nuko iyo ubukwe bwa Presikide buvuzwe hazamo kidobya. Rero byabaye mu rwego rwo kuba kidobya. Neza yaravuze ngo azaza nk'umujura, n'ubukwe rero bwabaye gisuicide, ubwo bwabaye bujura cyangwa se mbese ntabwo ubukwe bwabaye bujura, ariko Yezu we yaravuze ngo nagaruka azagaruka nk'umujura. Ubu bukwe bwabereye hafi yo mu Kizuru, kana kazana iri kwa shoferi hafi ya banki nkuru y'igihugu, muri metero 20 uvuye ahangaha uhita ugera ku cyicaro cy'amafaranga. Ubu bukwe nabutashye ku mpamvu imwe, polisi yantaye muri yombi iravuga kide ntacyo dupfana, nta bukwe butagira abavumba. Hano nahaje nk'umuvumba ndabiyamye, hano nahaje nk'umuvumba, nta invitation nari ifite n'ikimenyimenye, nahageze saa 2 bari gusezera. Ariko nirwanaho nk'umuntu w'umunyamujyi wize Sainte Famille, nkavukira mu Kiyovu. Ubukwe bukabera mu karere ka Nyarugenge mu Kiyovu, cyitwaga icy'abazungu, ubu cyabaye icyo kwa shoferi. Iyo wishimye biragoye gukora reportage. Umunyamakuru mugenzi wanjye wa BNB Karama Clarisse yambwiye ngo urishimye. Bakarari ndishimye kuko ubukwe bwararwanijwe. Donc ubukwe bwa Presikide na Iradukunda Elsa baraburwanyije koko, bamwe bayabigereramo n'izindi ngaruka, ariko kera kabaye burabaye. Reka dushime Imana ko ubukwe bubaye. Ariko kandi iri ni itangiriro, umurenge ni itangiriro, ceremony noneho ubwo bazaba bari imbere y'Imana no n'imihango yo gusaba no gukwa ho bizaba bicika.
ntabwo hazajyamo imbaraga nyinshi z'umurengera. Nubwo navugaga ngo ubukwe bwa Presikide ntabwo ari finali ya Miss Rwanda, yes koko ntabwo ari finali ya Miss Rwanda, ariko kandi ni ubukwe bw'imiryango, abantu bakeneye kwirekura. Hari uwavuze ngo mu bukwe bwanjye ntabwo ari konseri, ntabwo ari icyo yashakaga kuvuga, nabyo babyumvije nabi. Yahangaga ko abantu baza nk'abafana kurusha gutaha ubukwe. Nicyo natwe tuvuga ko ubu bukwe atari finali ya Miss Rwanda, ariyo mpamvu bwiganjemo imiryango n'inshuti n'abavandimwe, ariyo mpamvu natwe mubona amafoto gusa mutabona amashusho. Gahunda y'ubukwe bwo muzamenyeshwa mu matariki ari imbere. Ku munsi w'ejo ubu bukwe tuzabusesengura ndi kumwe na ekipi irimo Jaras, Iras ndetse na Messier Yves na Fils. Tuzabusesengura tubuhere imuzi n'imuzingo. Ikigaragara ubukwe koko namaze kumenya impamvu shitani abwanga. Ubona abantu bose baseka bari happy bari humble. Nari narayo impamvu shitani arwanya ubukwe nayimenye uyu munsi. Reka nifurize ubukwe bwiza no kuzabana karamata byimbitse bidakomoka ku marangamutima y'abantu, ahubwo ari bo hagati yabo kuzabana ubuziraherezo nk'uko babyemeye mu bikorwa by'umurenge mu bukwe bwa Ishimwe Dodo. Aha turi ni kuri Kazana Restaurant, muri metero zitarenze 500 uvuye kuri banki nkuru y'igihugu. Urumvikana ko hano hantu nta nyota yisha babutashye n'abavumba banyweye. Ibavugaga bati wowe ntufate ifoto ari kunywe, abantu banyweye buracya. Abageni batashye hakiri kare baduciye muri humye, ariko reka natwe tugume hano. This is Kazana, ye nitwa Jean Paul Nkundineza. Imana ibarinde mwese. Astra Vista. Gahunda za Jaras Official nakagaruka. Ibiganiro byacu birakomeza. Ku munsi w'ejo tuzicara turebere hamwe kuva saa 6 aho byatangiye kumenyekanira kugera saa 4 z'ijoro aho twatangazaga aya makuru. Imana ibarinde mwese. Gahunda zacu nakagaruka.